ye. Oh my god, utubere nyine twabaye twiza nyine, umva mba ngomba kubereka ibintu bishasha, ibintu nyine bitandukanye. Ihagaze angahe ubu ngubu sinambara, hari icyo nashinze Imana. Mwa bantu mwe, Imana niguteza imbere bishima. Hey mwa bantu mwe, nizeye ko mumeze neza, ndabasuhuje, mbahaye ikaze, mwariye mwanyweye. Gaze ubu nari ndi kuvoma hano, nari ndi kuvoma amazi, gusa munibuke yuko ejo ari aniveriseri yanjye. Sinzi wenda igihe kino kiganiro kiri busohokere, gishobora guhita gisohoka kano kanya ejo kuwa mbere. Ubu turi kugikora ku cyumweru, ejo kuwa mbere tukagira, ejo kuwa mbere azaba ari anive yanjye, cyangwa se mukanakibona mu gitondo ho kuwa mbere, uyu munsi kuwa mbere. Igihe cyose muzakibona muzamenye ko nari kwitegura aniveriseri yanjye. Nizeye ko mumeze neza rero, ndabasuhuje, nayo mbakumbuye. Sindari imerutse kuza ndi njyenyine ngo tuganire. Ewana, icyumweru cyiza, iminsi myiza y'imibyizi. Ewana, ibihe nyine, ibihe birindi. Nizeye ko mumeze neza, abadesipora mu nkunda, abadesipora mu ndemera. Imana ijye ibaha umugisha nyinshi cyane, kandi ndanabashimiye abantu mwamaye gift kuri anniversary yanjye. Thank you so much. Ubu ngubu rero nari ndi kuvoma amazi, mpita nibuka yuko ejo ari anniversary yanjye, kandi hari abantu nyamara bamaye amagifti ashobora kugaragara kuri kamera, nyine nshobora gushimira abo bantu babinkoreye. Ewana, kandi nizera ko gushima nyine ari ibintu bya mbere, ni n'ibintu by'agaciro mwa bantu mwe, kuko ndabakunda cyane, mwagiye mumba hafi, ndabashimiye mu byiza no mu bibi byose. Oh my god, I love you so much. I love you, ndabakunda cyane mana yanjye. Noneho namenye no kuvuga icyongereza, muranyuzwa n'iki? Ese guys, murabona ku mutwe wanjye hatasa neza? Umutwe wanjye sumeze neza. Ibi byose ndabishimira Sunny Road. Ukumva? Noneho yarambwiye ko agiye kumana amavuta yo kwisiga. Noneho mbabwire, ngiye kuba ikizungereza bro, ngiye kuba ikizungereza. Handi muzajya mumbaza, Jayeze wisize iki ko mbona ugifite uruhu rwawe naturere, ariko kandi nkaba mbona igihe cyaravuye mu maso, umubiri wawe nyine ukeye. Kuko hari igihe nyine nko ku bantu tutaziranye, abo tuziranye muze mwandike muri comment muvuge nyine ukuntu mfite ibihere. Mfite nyine uduhere nyine twa tundi ngo ni utwo ngo gukurara, ngo tugaragaza ko umuntu ari gukura, ariko natwo sinushaka. Ndi kumva nyine amavuta nyine yatuma tugenda utwo duhere, cyangwa se umuti, niyo yaba ari umuti cyangwa se ibinini bro, byansapotinga, byamfasha. Murumva rero hano nkaba nje gushimira abantu bansapotinze, cyangwa se kamvuga abantu bandemeye, abantu bamaye imyenda. Noneho reka nze mbereke kameramani uri gufata neza. Mbibutsa ko ndi kumwe na kameramani Muzunga. Ewana, yashatse kumpindura umutuku, ndamubwira ati bro, isura yanjye niyo ibikenewe. Iyi bayita bodosuit. Nanjye Joyce ubu nabaye umusirimu bro, nabaye umusirimu, aho ngiye kujya nambara iyi myenda bodosuit bro. Mwambonye ngiye kujya nambara bodosuit bro, murakabona muti, kuko ndaza no kukigera nkabereke. Dore naka ngaka mujya mubona ndi munini, nanjye kano kantu bakanyoza nayo akantu kazankwira. Ibi bintu nyine nkabyibaza, ariko nyuma nibwo naje kubona yuko mani tuno tuntu ni twiza. Rero nahise nyuma yuko amaye gift, nahise nifuza no kumwamamariza. Ndavuga ni mwa bantu mwe, ntimukajye mujya kugurira ahandi hantu musize Joyeze wa Juno, mujye munyandikira, mufite nimero yanjye. Acuruza amakanzu, amapantaro, bodosuit, uri kumva, na ba nanuza n'inkweto n'ibisakosi n'amamarete
amakote, ibintu byose, imyenda y'abadamu yose aje ayigira. Urumva arayigira rwose bro. Mwibaze ko nibutse yuko ngiye mu kanya ngiye no kujya kwifotoza, nibutse dore amabido hariya harandi, murabibona nandi kuvoma bita mvuga ni uyu muntu wanteye inkunga y'imyenda ako suvura inkunga imyenda nyine akambwa ati joyeze jya wambara neza ukwiye gucya mama Saniroti namusigaye usigaye mu mutwe wanjye usa neza, umutwe wanjye umera neza, none n'umubiri wanjye ukaba ugiye kujya usa neza, ubumeze neza. Ikintu muracyumva baravuga wambonye mbaho so ubwo rero iyi ngiyi akaba ari ipantaro nyine nazanye kuko ngomba kubereka nyine uburyo turaba tumbereye. Ipantaro nazanye ngiye guhita nambara mukabibona ukuntu turaba tumbereye. Ubundi nyine imyenda murabizi nyine abana b'abakobwa cyangwa se abana bajya babambika iyi myenda nyine y'indumane. Rero n'abakobwa basigaye nyine babafata nk'aho ari abana, abakobwa nabo ni nk'aho nyine babafata nk'aho ari abana. Ubu natwe turi abana, turi ababebe, handi baduha imyenda y'inuza y'indumane tuzajya tudomeka. Bikumva ni nk'aho nyine turi abana bro. Mwambonye ariko ese musigaye mubona, ariko munibuke ko ndi single bro. Ako ntago kuba mbivuze ntago bisobanuye yuko, ntago bivuze ko ndi gushaka umusheri, no wapi. Ubu ndashaka gutuza, ahubwo icyo mbasaba ni iki, mujye muza mumvugishe mumbwire uko mumeze. N'ubundi igihe nakundanye ni umwaka umwe gusa, nta kindi gihe nigeze nkundana. Uri kumva byanga byakunda nyine hari icyo byansigiye kitari cyiza ku buzima bwanjye ndetse no muri sosiyete. Uri kumva rero mujye muza mwandike muri komenti mumbwire uko mubona ibintu, ese niki kiri guhindukaho, ese niki mushaka ko kiyongera, kuko nk'abanyarwanda ndabizi ko mwifuza ko nera imbere. Kandi abankunda mujye mumvugisha, abankunda mujye munyoherereza kuntuza ku birayi, mujye munyoherereza ku bijumba, mujye munyoherereza kuri dodo. Ni ukugaragaza urukundo mumfisiye. So ejo bundi meri wanjye azanyoherereza amateke aturutse mu Asha. Nabanga nsigaye ngira ko ntabanga nyigira, ibaze ko byose mbivuze Yesu Kristo umunwa. Noneho nahise nifuza kwambara bro, nkabereka body suit uburyo ibijyanye n'imyenda, sibyo? Noneho kanjye kwambara, noneho namwe mukomeze mundebere, mukomeze mu nkunde kuko nanjye mbakunda cyane. Ubwo reka mbanze nambare. Peace guys. Umva mvuye kuyigira kugira ngo murebe ubundi dore ukuntu bayigenza, kandi mbereke nyine bahita bayifunga nyine tuno tudumane tugafata inoza. Reka binanire, reka namamaze ibyo nashobora gufunga kabisa. Oh my god, muraza kureba noneho ukuntu nyine karaba kamfashe. Kameramani ntari no kuzumingayo, toka satani. Mwambonye mbahoze. Ahubwo njyewe rero bro mba nabonye ibitangaza. Reka nizere ko meri wanjye kera mama wanjye yajyaga nyambika inuzi indumane kuko ndabona zimbereye. Mwambonye ariko abantu bo mu cyaro muzifuza kuzigura ntago ari gutya bazambara. Njye nuko nifuje kubereka uburyo nyine turatweduga. Nyine wakivuga ukabona ni dutoya of course, ariko nyine urakabona, nyine urabona ukuntu kameze, ukuntu kambereye, ukuntu kamfashe. Noneho iyo ugiye kukambara nyine bakambara ku mapantaro, nyine ugafungiramo imbere y'ipantaro. Nkabibonye ariko urumva ugafungira n'imbere y'ipantaro, nibwo nyine kaba kambaye neza, nibwo uba wambaye neza, nibwo ubusa neza. Ariko
kangushimire muvyeyi, kangushimire warakoze ku mabodo suti mana ni by'agaciro ubu nje kugenda nemeza ari wowe muhanda uri kumva nakase ngo nkigere nakamura gashaka nkigere nako suku kigera nyine nkabereke nako nkambare nkabereke murebe ukuntu karaba kameze ndabura muragashaka ariko uri cameraman nkigere nabyo ni sawa urabishaka kigere cyane ahubwo urabishaka ngiye mfite amatsiko yo kureba ukuntu uramumeze ukira amaboko hano ese ibyo ni ibipezo cyangwa ni ndumane ese ukantu kameze gukigura kambaro uje mu bantu joye oya ubu ni suko karagukwera igo ubona ukarebye ubona ari gato ako wagira ngo nakimpinja nyene twari wagira ngo ni gato ariko nje karanguye rega nanjye usi nuje ubona ko nananutse akureba ariko kukambara kipantaro nasutiye ntaki nasutiye nanisutiye bwambare nase urabona hakenewe misutiye isutiye yambarwa n'abantu bafite amabere manini manini nyine manini tu ariko iyo wambaye kano kantu karagufasha nyine kagugatumumeka wumva umeze neza akibaza ibintu byanangaje nkumva najya nkambara nkumva nyine biranshimishije nkumva nguye no gushima Imana ni nziza bro nta kitazankorera bro uri kumva Imana ishimwe ndagushimiye by'umwihariko abantu mushaka gutyo mugane Saniroti bro mugani Saniroti murambona ari murabona ukuntu nsa neza man ibi bintu nasuti najyaga mbona nyine mu kazi ko mu rugo nyine umumawuje yabyisukishije nkavuga ati mana yanjye nanyize inzozi zazingezeho bro kuko nzajya suka nyine ibintu nk'ibi noneho nigeze kubatera story y'ukuntu mawuje yagiye gushira harya tentire mu mutwe tentire mu mutwe ndabaza se bayi gukora aranga ngo n'umunani ndavuga ati mana we nanjye uzamfashe tentire nzashiremo mu mutwe nanjye ndavuga we ntabwo wabona amafaranga yo kuyishyiramo bro ako bitewe ko n'intekerezo nyine nabaga mfite icyo gihe nakoraga 15 urumva n'ubundi 8 si menshi kuyo nakoreraga usibye ko nyine hari abamabuje bifata bagapinga umuntu n'abantu mwe nimukajye mupinga umuntu ubu ngubu ndashima Imana ko yamaye abantu bakomeye kandi ibintu biva mu bantu biva mu bantu hari nakandi kantu yajyaga yambara mawaja wanje umbabare ni story mba ndi gutera abantu nabizi kuri bubyombe kandi tuba dukeneye gutuma abantu bigira ikizere ka kantu bita bambara mu mabere kameze nk'isuti ariko katari isuti hake bakita gutera beri ka kantu bambara mu mabere katari isuti bakita gute reba ka kantu bambara mu mabere bari gukora siporo bagiye gukora siporo uri kumva nta kintu nyine wambariye imbere wambaye kora nako kantu ubwo nako ubwo twakakibagiye bakatwibutsa muri kome ndamubaza ariko sha nanjye nari yaminiyaga ntigiraga ikizere hano kantu kagura ngahe 5 ariko sha ngo nukira ngo uzajyambara neza bro ubu ngubu wenda sindakira ngo nere imbere cyane ariko mutwe mfite twanjye duke ndambara mu bantu banjye mfite ndambara iyi pantaro ihagaza ngahe tutabeze ihagaza ngahe ubu ngubu sinambara hari icyo nashinze Imana mwa bantu mwe Imana ni guteza imbere yishimira ujye icyubahiro mbapfukamye nkayishimira nuko hano ari kugitaka kandi imyenda ngiye kujyana hehe muri salo bro kandi rotaba yanyakije rero kanye kujyana akangaka mve mu tuntu tw'utugambo mfite amagambo menshi nyine mve mu bintu by'amagambo ndiho yego sindiho wow murabona nakakandi nyine ndakunda kambaye murabona ukuntu kambereye utubere nyine twabaye twiza nyine umva mba ngomba kubereka ibintu bishasha ibintu nyine bitandukanye abanyarwanda mwe n'abanyarwandakazi n'umubyeyi wamaye yifika nakangafunge mutazajya mujya ngo ndababeshya murebe ukuntu kari gatoya ariko
nakambara nyine n'ubundi kakampuhira nyine tuba ari twiza ku mapantaro turafasha cyane rero iyo wambaye agapantaro nyine biba ari byiza kandi ikindi wa mugani si buriya ku mapantaro n'amakabutura n'utujipo wabyambarana abandi ukuntu uri kuzuminga bro ahubwo aho imbere wahahishe n'uno ushakaga ariko kamerama ufite irari oya ntarari mfite njyewe urafise irari kamerama wambonye ariko nyirikana neza urebe kuno bodo suti ziba ari nziza nukuri ziba ari nziza pe ndazikwifurije ariko mwabana mwe bo mu cyaro mutazajya kuyigura mukagenda mu muhanda mwayifunze gutya bafungiramo imbere y'ipantaro kambe babwiza ukuri wambara ikariso ugahita wambara kano ukagafunga hanyuma ugashiraho ipantaro yego so rero ubwo ngubwo reka nshimire mwese mwabanye nanjye ibyo najya ngo mbabwire no gushimira abantu mwese mwagiye munsapotinga mumba hafi muri iyi anniversary yanjye ni iby'agaciro kandi mbakunda cyane by'umwihariko yuko tugiye kujya dukomeza n'ibindi byose mu minsi iri imbere ndi gutegura amafilime mu minsi iri imbere munere inkunga guys munere inkunga ngure kamera ndi kubategurira amafilime ya danje na cameraman uyu nguyu mfite mba namukodesheje aba yamenze bro oya nago wenda aba yamenze nawe numukenera umbwire ngo nimero zisi nago aba yamenze cyane namubeshyera kuko ariko uyu muntu yishyura buri munsi ngo ngwino nkamere nyine bibara amafaranga menshi nyine to nago nyine wazayabona sibyo kandi mba nanga kubicisha irungu so murakoze ndabakunda cyane goodbye na ubutaha